data kubw'impano nziza yo waduhaye yo kuririmba impano twahawe n'impano nziza umva mubyeyi. Kongeye kubasuhuza abakunzi ba YouTube channel yacu Imana TV mukurikirana ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana yaraturinze, none uyu munsi yifuje ko kongera guhura, ariko uyu ndababwira yuko dufite abashitsi. Abacuranzi dufite ndetse ari n'umuvugabutumwa wifuje yuko twakorana. Bakristo bavandimwe umwakiye muti Bakristo bavandimwe nishimiye ko mubakiye neza, murabona ukuntu bakeye umuvugabutumwa ndetse n'umucuranzi. Icyo tugusaba kugira ngo ukanda subscribe ukadushyigikira mu ijambo ry'Imana, ndetse nawe utarayikanda ukayikanda, ndetse nawe wayikanze ugakomeza kudushyigikira uduhereza views, ubundi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Natangira bahereza ijambo, sinavuga ko nabaha ijambo musanzwe murifite. Icyo nifuza ni uko namwe mwigira abakristo aho mwaturutse ndetse n'ikiri kubagenza. Murakoze. Nkuko bisanzwe turumva ko kwatangira ku mupasiteri akatubwira. Mwene data tugwaye ijambo, umwanya n'uwanyu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amazina nitwa Habintwari Vincent, umugabo w'abana babiri b'abahungu, nkaba nkorera umurimo w'Imana kuri ku buyobozi bwa AR Musebeya. Nkaba nifuje gufatanya namwe hano muri gahunda y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ridutunze, niyo muyoboro wa twese. Haleluya. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Amazina Twizerimana Faustin, abantu umugabo n'umugore umwe n'abana babiri, abansengera ku bwiriza bwa Musebeya mu itorero AR Diocese ya Shira. Nkaba nifuza gufatanya namwe, ndizera yuko Imana izadushigikira. Murakoze. Nizere yuko mwabakiye neza, murabona ko kungutse abandi bashaka kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza ndetse n'ijambo ry'Imana. Bene data rero, uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uwiteka yifuje yuko waba, sikwa tuzi ko wagera. Hari abageze ahacikirwa, ariko kwebwe kubw'Uwiteka n'urukundo yaturinze none tugeze hano. Mwabonye uyu mwene data uratwigisha ijambo ry'Imana, ndetse n'undi mwene data uri buze kuducurangira. Ese mubakiye muti? Turabakiye mu izina rya Yesu, kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeje gutambuka rijya imbere. Nk'abakunzi bacu turabakiye kuri YouTube channel Imana TV. Bene data rero muze mwisange, nta kibazo gihari, iwacu ni duheza. Murakoze. Indirimbo ya gatanu mu ndirimbo zo gushimisha Imana ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira wanjye. Haleluya, nigitangaza ko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza ye munyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza ko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza ye munyabyaha nahawe agakiza. Kristo bene data muteraniye hano, amahoro y'Imana abe muri mwe. Haleluya. Nkuko nabibabwiye, amazina yanjye ni Habintwari Vincent. Uyu munsi twaje hano kuganira ku magambo y'Imana, ariko mbere na mbere kwa ko byose tubishozwa no gusenga Imana, reka tubanze kwishimira y'Imana dusenga.
Mana nyagora ku ngoma mutangabugingo, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye yuko uri mutabura uko ubigenza, tugushimiye yuko waturinze ibikomeye bitandukanye twahuye nabyo. Abaturusha kwera no gukiranuka ntibagimwe kuko abazima, abaturusha kwera no gukiranuka bahuye n'ibyorezo bya COVID-19, ariko twe Mana waraturinze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya abantu bawe watoranyije, abantu bawe warinze, tuje kugushima, tugushimira ibyo wadukoreye. Uyu mwanya rero tugiye kumva amagambo yawe, turakwinginze ngo amagambo yawe abe yo kuduhumuriza, abe yo kudutunga mu gihe tugeze mu bikomeye, abe yo kudutunga mu gihe tugeze mu bibazo. Mana ajya duhumuriza mu gihe cyose twumva duhangayitse. Mana kugira ngo izajya yagwe icyubahiro. Nanone nkweretse ubwoko bwawe bugiye kumva amagambo yawe, utegura imitima yabo, ubeze ubagirire neza, kandi nyagora ku ngoma ibikwiriye ari byo duhera hano turi, bane natwe muri byose byose twizeye ry'umucunguzi wacu Yesu urakoze. Amen. Tugiye kuganiraho uyu munsi, afite intego igira iti gukurikira Yesu. Haleluya! Gukurikira Yesu ntabwo byoroshye, ariko kubizeye Imana, ku bakunda Imana, gukurikira Imana biroroshye cyane. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana rero turi busange mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 9, turi buhere ku murongo wa 57. Hari umutwe w'amagambo ugira uti gukurikira Yesu ntibyoroshye. Haleluya! Gukurikira Yesu ntabwo byoroshye, gukurikira Yesu hari amahwa menshi, ariko gukurikira Yesu kubizeye Imana biroroshye cyane. Haleluya! Abari hano mwese rero ndababwiza ukuri yuko gukurikira Yesu ku Mana byose birashoboka. Reka dutangiye dusome mu izina rya Yesu. Ayo magambo y'Imana aratubwira ati, ayo magambo aragira ati, bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati, ndagukurikira aho ujya hose, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Haleluya! Ahantu umuntu wari ugeze ahantu, Yesu abwira Yesu ko aramukurikira, ariko ku buryo bitoroshye. Aramubwiye, Yesu aramusubiza ati, ingunzu zifite aho zitaha, ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko Yesu cyangwa se umwana w'umuntu yabuze aharambika umusaya. Haleluya! Icyo dusabwa rero twe turi hano ni ukugira ngo dutegure imitima yacu kugira ngo Yesu nawe abone aho gutaha. Inyoni mu kirere zigira ibyari, ingunzu zikagira imyobo, abantu namwe hano ku isi mukagira amazu. Dore ko iterambere ryaje, abantu bari kubaka amazu meza atandukanye, ariko Yesu umwana w'Imana ari kuvuga ko yabuze aho kuba. Icyo dusabwa rero ni uko dutegura imitima yacu kugira ngo Yesu ature mu mitima yacu. Haleluya! Arakomeza atubwira ngo, maze abwira undi muntu ati, nkurikira. Nawe ati, databuja reka mbanze ngende mambe data. Haleluya! Gukurikira Yesu rero buryo bitoroshye. Umuntu ashaka gukurikira Yesu ariko hakagaragara impamvu nyinshi. Haleluya! Hakatangira gutanga impamvu nyinshi, akavuga ati, isa ninkurikira Yesu inka yanjye izabaho gute, imirimo yanjye izagenda gute, bizagenda gute. Haleluya! Ariko kubizera Yesu, gukurikira Yesu biroroshye. Batangira gutanga impamvu zitandukanye, nkuko muri iyi minsi bari gutanga impamvu zitandukanye. Ugasanga umuririmbyi yajyaga kuririmba ariko akaba atakijyayo kubera yuko ari kumva ko ashaka kuhahirira inka ye, ashaka kujya kwihingira imirima ye, ashaka kwikorera ibintu byinshi bitandukanye by'inyungu ze bwite. Haleluya! Ariko reka dukurikire Yesu, kuko urumva ko we yasubije akoresha imbaraga za muntu. Aravuga ngo reka abanze ahambe isi umubyara. Ariko amagambo y'Imana reka kumve uko Yesu yamusubije. Yesu ati, reka abapfu bihambire abapfu babo, ariko wehoho genda ubwirize abantu iby'ubwami bw'Imana. Haleluya! Yesu aramubwira ati, genda weho ubwirize iby'ubwami bw'Imana, ureke abapfu bahamba abapfu babo. Imana itugirire neza cyane rero. Reka twemere Imana, twemere gukurikira Imana nubwo bitoroshye. Dusiga ibyo tugomba gusiga kugira ngo dukurikire Yesu. Haleluya! Tugomba no gukurikira Yesu dusize ibyacu byose, kuko kuba turiho niwe, kuba tugihumeka niwe,
Yesu niwe udufiteho umwanzuro wa nyuma, Yesu niwe udufiteho umugambi wa nyuma. Nta mwana w'umuntu wabasha kugira icyo agukoraho Imana atarifashe umwanzuro. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera ku by'iwanjye. Haleluya. Aramubwira ati ndabigukurikire ariko reka mbanza gusezera ku by'iwanjye. Ese twabazwa ikibazo kivuga kiti ese ibyo yaragiye gusezeraho irazajana nabyo? Ijambo ry'Imana tuvuga ko buri wese azagenda ku giti cye, ntacyo uzajana nacyo. Ibyo twasanze ku isi tuzabisiga, nk'uko ijambo ry'Imana tuvuga ngo twaje ku isi twambaye ubusa ndetse tuzayivaho twambaye ubusa. Ese ibyo yaragiye kureba yari bubijyane? Ibyo yaragiye kureba yari bukoze iki? Ariko Imana itugirire neza cyane, iduhe guhitamo neza, iduhe gufata umwanzuro neza kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 32 avuga ngo ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufasha isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Haleluya. Nta muntu ufasha isuka ukwiriye kureba inyuma. Nako mu buzima busanzwe sinzi niba wajya mu murima wawe ngo uhinge urebye inyuma, sinzi niba wajya kuba uri kwahira ndore kabyo bidutunze ubuhinzi n'ubworozi, niba waba uri kwahira ukahira inyuma yawe. Imana itugiriye neza cyane rero. Reka turebe imbere. Hari umuririmbyi aririmba avuga ngo inyuma ni habi ngo Mana uzahandinde. Haleluya. Reka twirinde kureba inyuma, turebe imbere kugira ngo Imana yacu itugirire neza. Reka dukomeze kumva amagambo y'Imana turi busange mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 31. Luka igice cya 22 turi buhere ku murongo wa 31, naho dukomeza kumvira iby'ijambo ry'Imana ririmo kutubwira. Hari umutwe w'amagambo ugira uti Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana. Haleluya. Uyu Petero yari umwigishwa ndetse ari n'umuntu ukomeye cyane, ariko Yesu kubera ko areba byose, kubera ko Yesu ashobora byose, arareba aramubwira ati ndabona Petero ariko atazi ko Petero kwa katazi ko Yesu ashobora, aramubwira ati oya hakana. Ariko Imana yarangije kubibona neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Haleluya. Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Muri iyi minsi Satani ari kuza akagera mu makorari, agateranya abayobozi ba korari, ugasanga perezida na dirigent ntabari kumvikana, ugasanga umujyanama ndetse na pastor cyangwa se na mwarimu ntabari kumvikana, kuko Satani wagabyemo igitero. Haleluya. Imana itugirire neza cyane rero. Uwo Satani dukwiriye kumurwanya dushikamye. Akomeza tubwira ngo ariko weho ndakwigingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Haleluya. Amagambo y'Imana araduhumurije cyane atubwira ngo numara kubona uhindutse uhindure bagenzi bawe. Hari amasezerano menshi twagiranye n'Imana igihe twirukankaga tuje mu bihugu bitandukanye, igihe twari dufite umutekano muke, tuvuga ko nitugera mu gihugu cyacu twahaweho gakondo tuzakorera Imana, ariko uyu munsi twaraparitse. Imana itugirire neza cyane rero. Dusubire ku rufatiro rw'Imana ruracyariho kandi rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Haleluya. Reka dusabe rero tubabwire yuko mubo Imana izi nawe urimo. Haleluya. Ab'Imana izi nawe urimo. Ese nawe urimo? Imana ibagiriye neza cyane rero. Ab'Imana izi natwe turimo. Reka twumve ko dukwiriye gukora ibikwiriye, tubwirize ubutumwa bwiza bw'Imana, tubabwire uko Imana ibitangaza by'Imana kugira ngo Imana itugire neza. Haleluya. Ijambo hari umuririmbyi yavuze ngo iyo uvuze ngo urakoze, Imana yakubwira ngo ndakongeye. Haleluya. Reka twibuke gushimira Imana kugira ngo Imana ikongere n'ibindi. Aramubwira ati mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Haleluya. Petero arasubiza ati mwami niteguye kujyana nawe ndetse no mu nzu y'imbohe. Ariko kwibera ko Imana ishobora byose yamaje gukora ko ibyo ari gukora ari uburyarya. Imana itugire neza rero. No muri iyi minsi hari abantu baza mu rusengero, ari abaririmbyi, ari abacuranzi, ari abavugabutumwa, bakaza
ariko batarimo neza, bakaza ariko batizeye Imana neza, bakaza bafite uburyarya, ariko umwami Yesu arangije kubabona neza. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira kuri yuko uyu munsi inkoko itarabika gatatu uranyihakana inkoko itarabika gatatu. Kandi arabaza ati, ubwo nabatumaga mudafite impano cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakennye? Haleluya! Ese ukiri muri Yesu ni iki wakennye? Ukiri muri Yesu ni iki wabuze? Urashaka kujya hanze? Ndakwinginga ngo ugaruke mu nzu y'Imana, kuko hari umutekano, ariho hari umutuzo. Umutuzo wacu nta handi tuwukura, ni mu ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi hari ibintu byateye, cyane cyane mu rubyiruko cyangwa se no mu bagabo, byo kunywa ibiyobyabwenge ngo bashaka itiro, ngo barashaka uburyo basinzira. Ariko ndakubwiza ukuri yuko weho mwana w'umuntu, wowe mwana w'Imana wahisemo kubana n'Imana, nawe ndakubwiza ukuri ko wowe nuwegera Imana ugasenga Imana ukayibwira ibyawe, uzabona itiro ndetse n'umunezero uhagije. Haleluya! Imana itugiriye neza cyane. Rero twirinde ibisindisha, twirinde ibidushuka, kugira ngo tubone ko dukurikira Yesu. Imana itugiriye neza cyane. Rero yakomeje atubwira ngo, arababwira ati, ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza arujyane, n'ufite imvumba ni uko, ariko udafite agura umwitero we ngo abone kugura inkota. Haleluya! Reka tugure umwitero. Umwitero nta wundi ni ijambo ry'Imana, ni Bibiliya cyangwa se ni igitabo cy'indirimbo. Mu gihe ubona ko bikomeye, mu gihe ubona ko uruhijwe n'ibibazo, ufate ya Bibiliya yawe usomemo ijambo ry'Imana riguhumurize, kugira ngo Imana ikugirire neza. Aho kugira ngo wishare mu biyobyabwenge, uje kunywa itabi, uje kunywa inzoga kugira ngo usinzire, ndakubwiza ukuri ko ibyo byose ari ntacyo bizakumarira. Imana itugirire neza cyane. Baramubwira bati, mwami dore inkota ebyiri ngizi. Arababwira ati, ziramaze. Haleluya! We gutinya ibigutera ubwoba. Batangira kugira ubwoba cyane, baravuga bati, ndore inkota ebyiri ngizi zitugezeho. Nk'uko hari inkota y'amagambo ishobora kukugeraho, inkota y'ibibazo bikakugeraho, inkota yo gupfisha ikakugeraho, ariko ndakubwiza ukuri ko Uwiteka basubije neza, avuga ngo izo nkota mubona ziramaze. Ntacyo ziri mu batware, abaranyiringira, abaranyizera, abari mu ijambo ryanjye neza, ntacyo ziri mu batware. Imana itugiriye neza cyane. Rero reka kumve ko ahagarikiwe n'umwami Imana ntawabasha kumunyeganyeza. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Imana itugire neza. Reka twirinde kugwa, duhagarare twemye. Uwiteka azahiga ibiduhiga, ndetse n'ibiturwanya byose azabirwanya. Imana itugirire neza. Reka dukomeze n'amagambo y'Imana aboneka muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 14, naho twumve icyo atubwira. Rero aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya mbere dore ku murongo wa 14, hari amagambo y'Imana atubwira ati, Yesu avuga ubutumwa bwiza ahamagara abigishwa. Haleluya! Yesu avuga ubutumwa bwiza ahamagara abigishwa be. Reka twumve none icyo abahamagaraga ababwira. Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya! Atangira kubabwira ko igihe gisohoye, ku bwami bw'Imana buri hafi. Icyo babwiraga rero bari kubabwira ngo bitegure, kuko na hano ku isi muri kamere ya muntu, iyo umuntu wumvise ko afite umushyitsi aramwitegura, ndetse n'ibyo atarakoraga akabikora. Rero nabo arababwira ati, igihe kirasohoye, nimwitegure, ubwami bw'Imana buri hafi. Anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari abarobye. Haleluya! Nuko ngakigenda agera iruhande rw'inyanja, abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura rwabo mu nyanja, kuko bari abarobye. Haleluya! Imana itugire neza. Rero bari abarobyi, baroba ku nyanja, nk'uko muri iyi minsi mwarimu cyangwa se pasitoro ari kugenda ashaka abakirisitu be, kwa uko bukeye n'uko bwije ari kubabura.
bitewe n'iki n'ibintu bitandukanye byaje. Hari ibiyobyabwenge byaje, hari amarari yaje, ibyo byose byakuye abantu mu mwanya, insengero zisigayemo ubusa. Nuko Simoni na Petero baroba, ariko ngo bari bakesheje igihe, bakora igihe kirekire ntacyo barafata. Ariko Uwiteka bageraho, reka twumve icyo yaje kubabwira. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Haleluya! Ijambo ry'Imana rirababwira ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Bya bindi mwirukankagamo byose bidafite akamaro, nimunkurikire. Haleluya! Ariko twibukiranya ko intego yacu ivuga ngo gukurikira Yesu. Haleluya! Nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ese uyu munsi abashaka gukurikira Yesu ni bande? Haleluya! Imana ibagiriye neza cyane. Arakomeza tubwira ngo uwo mwanya abarobyi nzajya abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Haleluya! Twumvisha ko bagenzi bacu batubangirije yarabwiye ngo bamukurikire, batangira gutanga impamvu zitandukanye. Bamwe batereka njya gusezera ku byanjye, abandi batereka njya guhamba abo mu muryango wanjye wagize ikibazo. Ariko abangaba basize ngo ibyaba byose bagira iki? Baramukurikira. Imana tugire neza cyane rero. Abakobwa ko bari bazi ko Yesu ashoboye byose, ngo baremeye basiga inshundura zabo bakurikira Yesu, basiga inka zabo, basiga imirima yabo, basiga abagore babo, basiga abana babo, bakurikira Yesu. Ese kuri iyo nyanja rw'abana n'abana babo? Ntabari kumwe n'abana babo, ndetse ntibari kumwe n'imiryango yabo, ariko bahisemo gukurikira Yesu batazuyaje batarebye inyuma, kuko bazi ko Yesu ashobora byose. Imana tugire neza rero, natwe reka twige tubigireho, bafatire urugero rwiza, dukurikire Yesu. Uwo mwanya arabahamagara, basiga Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be, baramukurikira. Haleluya! Ngo baremeye basiga na Zebedayo bakurikira Yesu, kuko bazi ko Yesu ari ushobora byose. Intego iratubwira ngo gukurikira Yesu. Ese weho muri iyi minsi ni gute gukurikira Yesu? Ese ni uko ushaka gukurikira Yesu ukareba ku butunzi bwawe? Ese ni uko ushaka gukurikira Yesu ukareba ku nka zawe ufite, ukareba ku mirimo yawe ufite, ukareba ku mugore wawe ndetse no ku bana bawe? Imana tugire neza rero, reka dukurikire Yesu, kwirengagiza ibyo byose, kuko muri Yesu hari byose. Imana tugire neza. Haleluya! Dusatira ku musozo, hari amagambo y'Imana aboneka muri Petero, ya mbere igice cya 5 umurongo wa 7. Petero, urwandiko rwa mbere rwandikiwe Petero, igice cyaho cya mbere umurongo, duhereye ku murongo igice cyaho cya 5 umurongo wa 7. Reka naho twumva icyo tubwira. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo inshingano y'abakuru b'itorero n'abasore. Umurongo wa 7 haravuga hati, muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Haleluya! Amagambo y'Imana rero hano ari kutubwira ngo tube maso kuko umurezi wacu Satani ahora azerera ashaka uwaconshomera. Imana tugire neza rero, twirinde Satani, tube maso. Ndabaho urugero rumwe ruhari muri iyi minsi, abantu bitwa barimbitsi. Abakozi b'Imana baturuje kuba maso, kuko barabikora bazi ko bari bugiye gutwara akanyanga, bakaba badasinziye, bakaba bazi isaha bari bugendere, bakaba bazi isaha barakontororera uburyo barakwepana n'inzego z'umutekano. Ariko twewe, bamwe muri twewe hari abatazi gukwepana na Satani ngo bamenye ko baramukwepa. Imana tugire neza rero, agakwepa akavuga ngo ndanyura hano kugira ngo ngeze umuzigo wanjye aho ndi bujye. Ariko umuntu kuvuga ngo ndanyura ibi ndakora ibi, buri umwe yo kujya kurepeta bikatunanira. Imana tugire neza rero, tube maso, twirinde ibisindisha nk'uko yitubwiye. Umurezi wacu Satani ngaradushaka, ngarazerera nk'intare ngo kugira ngo abone uwaconshomera. Ariko ndababwira ko abari maso ntabwo bazaboneka mu bazaconshomera, ahubwo bazaboneka mu Yesu azagirira neza. Haleluya! Dusogereza ku magambo aboneka mu gitabo, reka dusogereze ku magambo aboneka mu gitabo cya Matayo igice cya 8 umurongo wa 23. Matayo igice cya 8
n'umurongo wa 23. Reka nabyo naho twumve icyo atubwira. Matayo igice cya 8 ku murongo wa 23 hari umutwe w'amagambo utubwira uti gukurikira Yesu ni byoroshye. Haleluya. Nkuko intego yacu bitubwiye ko gukurikira Yesu ntabwo byoroshye, ariko ku Mana cyangwa se kububaha Imana biroroshye cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose, ategeka ko bambuka bakajya hakurya. Umwe mu banditsi araza aramubwira ati, mwigisha ndagukurikira aho ujya hose. Haleluya. Atangira kuvuga ngo aho ujya hose ndagukurikira, nkuko nawe cyagiye wazaga kubatizwa, igihe wazaga gukomezwa, igihe winjiraga mu itorero bwa mbere, wafashe umwanzuro ngo ndagukurikira. Haleluya. Ariko ukimara kugeramo utangira guhura n'utuntu twinshi dutandukanye, utangira guhura n'ibibazo, utangira kuvuga amagambo, utangira kudohoka. Haleluya. Nakubwira ngo icyo usabwa no kwirinda ibyo byose kugira ngo ukurikire Yesu, nkuko amagambo y'Imana atubwira ngo gukurikira Yesu ntabwo byoroshye. Gukurikira Yesu uzahuramo n'ibibazo byinshi, uzahuramo n'ingorane nyinshi, ariko niwizeye Imana ibyo byose uzabinesha. Haleluya. Arakomeza atubwira ngo Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Haleluya. Umwana w'umuntu afite aho kurambika umusaya, abantu bafite aho baba, inyamaswa zikagira aho ziba, yewe n'ifuku zigira imyobo zibamo, ariko umwana w'umuntu ngo yabuze aho arambika imisaya, kuko imitima yacu twangije kumwimura tukaza kwimikamo ibindi bitagira akamaro. Akomeza atubwira ngo undi wo mu bigishwa be aramubwira ati, databuja banza undeke ngende mpambe data. Yesu aramubwira ati, nkurikira, reka abapfu bahambe abapfu babo. Haleluya. Aramubwira ati, nkurikira, reka abapfu bahambe abapfu babo. Ariko ndakubwiza ukuri, byaje gukurikira yumvaga inka ze asize akumva ari mu gihombo, yatekereza imirima ye, yatekereza ibyo atunze, akabona atarabisiga. Icyo cyatuma avuga ngo Yesu reka manze nagera mu rugo iwanjye ngira ibyo ntunganye. Ese ibyo yaragiye gutunganya yarazongera guhurira he nabyo? Imana itugire neza rero, iduhe gufata umwanzuro neza. Yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe, umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burarengerwa, n'umuraba wisuka muri ubwo, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja dukiza urupfu. Haleluya. Icyo nakubwira nuko bamaje kumva ko Yesu ashobora byose, bamaje kubona yuko bikomeye, batangira kuvuga ngo Yesu Yesu kanguka kuko biradukomereye. Nawe ndakubwira, nugera mu bibazo, nugera mu bikomeye, ukumva bigeze n'imiryango yawe ntacyo yakumarira, ujye ubwira Yesu ati, Yesu Yesu ndi hano nabara. Haleluya. aho kugira ngo wirukire kwa Nyabinyi, aho kugira ngo wiruke ngo ugiye gushaka akanyanga kugira ngo wanitiro, aho kugira ngo wiruke mu bitagira akamaro, ahubwo uzahamagare Yesu umubwire ngo databuja ndagushaka kuko ntorohewe, ndagushaka kuko ndemerewe, kugira ngo Imana ikugirire neza. N'umuraba wisuka muri bo, arababaza ati, niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Haleluya. Yesu aravuga ngo niki kibateye ubwoba mwafite kwizera gukemwe? Ese kuki ufite kwizera guke? Ibyo ubona bidashoboka imbere y'Imana ni nk'ubufindo, nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo umunsi umwe imbere y'Imana nk'imyaka, umwaka umwe, umunsi umwe ni nk'imyaka 1000 imbere y'Imana. Imana itugirire neza cyane rero. Aravuga ngo mwabafite kwizera gukemwe. Ariko turi hano mu itorero uyu munsi hari abafite kwizera guke, batazi neza ko Imana ishobora byose. Ariko icyo nakurarikira uyu munsi ni ukukubwira yuko Imana ishoboye byose, uko yari iri kera n'uyu munsi nikwiri, niko umuririmbyi yabivuze. Haleluya. Akomeza atubwira ngo abantu baratangara bati, uyu ni muntu. Arabasubiza ati, niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Haleluya. Akibyuka ngacyaha umuyaga n'inyanja biratuza.
nk'uko muri iyi minsi hari amagambo uri guhura nayo, ugahura n'uburwayi, ugahura n'ibikomeye, ariko ndakubwiza ukuri yuko nuhamagara Yesu byose azabituzisha. Numara gukurikira Yesu by'ukuri byose bizatuza, nk'uko yaceshe wa muyaga, umuyaga uratuza guhera ako kanya. Ntihagiye umuyaga wongera kuba muri icyo kiyaga, ntihagiye ibibazo byongera kubaho, bagenda batuje banezerewe. Imana itugirire neza. Abantu baratangara bati uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Haleluya. Abantu batangira gutangara cyane, baravuga ngo uyu ni muntu ki? Uyu ni muntu ki n'umuyaga byumvira? Uyu ni muntu ki n'ibiti byumvira? Uyu ni muntu ki n'amabuye yumvira? Imana itugirire neza rero. Reka icyo dusabwa ni kugira ngo twizere, tube maso kugira ngo Imana itugirire neza. Tugende mu murongo w'Imana ishaka, tumukurikire, ibyo tuzamukenaho byose tuzabibona. Imana itugirire neza cyane. Amagambo y'Imana rero twari twateguye kuganiraho uyu munsi dusubikiye, ariko turi kumwe. Icyo nabasabira ni ukugira ngo Imana itugirire neza, dukurikire Imana, tuyubahe, tuyubahishe, ibyo twifuza byose tuzabigeraho. Reka dusenge Imana, torero ry'Imana. Nyagasani nyagora ku ngoma, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye buryo ki ushobora byose, tugushimiye buryo ki udukunda, tugushimiye buryo ki urwemera, tugushimiye buryo ki wadutonyije mu bandi bantu batandukanye bazimire muri byinshi bitandukanye bidafite umumaro, ariko twe ukaba wadutonyije kugira ngo tugabure ibyawe ndetse kumva n'ibyawe. Izina rye nihabwe icyubahiro. Amagambo yawe rero aratuburiye, kumvisha yuko gukurikira Yesu bitoroshye ndetse kugukurikira bigoye, ariko uducira inzira, ukwigisha uburyo ki aho tugomba kunyura kugira ngo tukunyureho. Kumvisha ko ari wowe ushobora byose. Tudakwiriye kwiringira imiryango yacu ikomeye, tudakwiriye kwiringira ibyo dutunze, ahubwo ibyo byose tugomba kubisiga tukagukurikira, kuko ufite byose, kuko uri umutunzi wa byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero tukweretse aba bantu bateze amatwi ijambo ryawe, turakwiginze ngo umanukire kubaha umugisha, kandi ibisa n'ibiremereye mu ngo zabo ubagirire neza, ubitegure. Ibibasamiye ubifunga umunwa, uganze mu ngo zabo, utanga umugisha kubemereye kukumva no kugukurikira. Byose tubyamaye twizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Urakoze. Amen. uko nakwiruka inyuma y'iminsi nsigaye yegereye n'abakambwe, ubangira inama isumba izindi mu buzima. Jamais, jamais trouvé n'avais pas que j'avais, jamais, jamais trouvé ndabashuhuje. Umucuranzi uko nabibwiye ni Twizerimana Faustin, wanifuje gukorera ku Manda TV. Icyo nabasaba ni uko mwadukandira subscribe, tukabasha gufatanya kumva ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe guhangana n'ibihe turimo. Mubizi ko iki gihe turimo gikomeye, igihe cya Covid, turi mu gihe mu minsi igoye abantu. Icyo nabinginga ni ukugira ngo mudukande subscribe, mubashe kumva ijambo ry'Imana, mubashe kubona icyo twashyizeho ubutumwa dukeneye kubabwira, kugira ngo dufatanye, Imana izaduha umugisha. Nizere yuko iri jambo ry'Imana batugejejeho hari icyo wungutse. Aba bene data batugejejeho impano zigiye zitandukanye, bakwigisha ku jambo ry'Imana, bakwigisha ku bintu bigiye bitandukanye, ugukurikira Yesu. Bano bantu bagiye bahura n'ibintu akavuga ati reka nje gusezera mu rugo, baravuze ati reka nje guhamba bo mu rugo, ariko Yesu arababwira ngo iby'abapfu n'iby'abapfu nimuze munkurikire. Haleluya. Ndetse n'igihe yahuraga na bara bene data bari kuroba, bati incundura zabo bakurikira Yesu. Ese wowe uramutse wumvishira ijambo, ni iki wungutse muri ibyo? Ndakwiginze mu mwene data, ukomeze wumva ijambo ry'Imana hano ku Manda TV, ukande subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kukugeraho neza, ukabaho gukiranuka, twese tukajana mu bwami bw'ijuru. Izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Turashimira n'abene data bifuje yuko baza ko tugafatanya kuri uyu murimo. Turabizi yuko iyo wakiye umurimo w'Imana biba bigoye, ariko tuba tugomba kubikora. Duhura n'ibigeragezo byinshi, nk'uko umucuranzi bivuze, tugomba gushikama, tukajya dukakora neza,
abacuranzi badufashije baraza baracuranga ijambo ry'Imana, umuvugabutumwa yigishije, nizere yuko hari icyo wungutsemo kuko nanjye ari cyo mvanyemo. Uyu munsi ndishimye, ni bineza neza gusa. Murakoze cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.